Ndabasuje cyane. Aha ngaha tugiye kuvuga ku kibazo cy'ukuntu hari abantu fone zabo zijya zuzura vuba, ariko ngiye kubabwira ibintu bike cyane ushobora gukosora muri fone yawe ukajya wirinda, kugira ngo fone yawe utazajya ubona umwanya wayo ugenda ugabanyuka uko wayiguze, ibintu byajyagaho ugasanga sibyo bikijyaho. Njye muri kuvugana nanjye banyita Keri, ariko ahangaha naje kubabwira ikintu gituma amafone yanyu mubona, ugasanga fone wayiguze ibasha kujyaho nk'ibintu 700, ariko mu minsi mike cyane ukabona fone yawe itangiye kujya ijyaho ibintu nka 40, ibintu 100, ndavuga amavidewo n'indirimbo ubwo, cyangwa amaporogaramu. Washyiraho amaporogaramu menshi ugasanga ibyo bintu bituma fone yawe igira umwanya muto ku buryo ujya no kuri WhatsApp ugasanga WhatsApp sigikora, ugasanga baragusaba ko wagira ibintu usiba, waba wagira ute ibintu nk'ibyo. Ariko ikintu nta kindi, banza urebe neza ko wakoze subscribe mbashe kuba nakubwira ibyo bintu ugomba gukosora muri fone yawe. Aha turatangiye. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda muri fone yawe, ugomba kwirinda kujya udawunilodinga ibintu, nurangiza nyuma warabihaze kubireba ngo ubisibe. Niba ufite fone yawe ya smartphone, jya ureba ikintu ubwo ufite data. Ibintu byo kudawunilodinga rwose byica fone, kuko nyuma usiba za videwo. Kugenda usiba rero izo videwo niko ugenda fone uyica intege, ugasanga umwanya watangiye kujya uba mutoya, fone yawe isigaye yuzura hagiyeho amavidewo make cyane. Mujye mwirinda gusiba cyane no kwifata amarikodi kuri fone, kwifata amarikodi kuriya ukora sawundi, biriya bintu byica fone. Ikindi kintu ugomba kwirinda, kujya udawunilodinga amagemu menshi warangiza ugahita uyasiba. Icyo gihe ntabwo uba uyasibye ariko wowe ukagira ngo urayasibye, ariko ibyo bintu ni nkaho biba bikiri kuri fone. Rero ni hahandi usanga fone yawe yuzura vuba, ugasanga ibintu ni bibi cyane. Ikindi kintu ugomba kujya wirinda gukora kuri fone yawe, icyo cyo kuba wadawunilodinga ibintu, jya wirinda kudawunilodinga cyane, kuko biriya bintu byica fone. Jya ureba ikintu, cyangwa se niba unanakidawunilodinze ntukajye usiba. Hari umuntu usanga ku munsi ashobora kuba ajya ahantu nko kuri wifi y'ikigo cyangwa y'ahandi hantu habera igikorwa, igikorwa cya leta, niho hantu hakunda kuba hari amawifi, akadawunilodinga, yarangiza ibintu yaza yabireba, ugasanga yadawunilodinze nk'ibintu 20, yaza yabireba umunsi umwe agahita abisiba kugira ngo ajye kudawunilodinga ibindi. Ibyo bintu byica fone. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwirinda, ari nacyo cya nyuma, ugomba kwirinda kujya ufata fone yawe ngo nurangiza ukore kopi y'ibintu, ugasanga indirimbo uyikozeho kopi inshuro 2. Ikindi kintu ugomba kujya wirinda, ari nacyo cya nyuma, jya wirinda gukoresha Zenda woherereza. Zenda irihuta, yego murayikunda, ariko ukuntu umuntu aba agiye kuguha filime cyangwa se ikindi kintu mukabona ko Zenda ariyo yihuta, ariko buriya Zenda igira ingaruka nyinshi cyane. Zenda nayo irya umwanya wa fone cyane. Icyiza ni uko wajya ujya kohereza ugakoresha Bluetooth, cyangwa se ukajya ku ba DJ bagakoresha mashini. Ibyo ni byo bintu ugomba kwirinda kugira ngo fone yawe ikomeze kugira umwanya wayiguranyeho, umwanya igaragaza aba ari nawe koko ishyira no mu bikorwa. Hari ukuntu iba igaragaza umwanya munini, ugasanga igaragaza ko ishobora kujyaho ibintu 1,000,000, ariko ugasanga nta n'ibintu 200 bijyaho. Rero nicyo kibitera, nta kindi.
nta kindi kibitera nicyo ngicyo, banza ukande ku nzogera kugira ngo ujye ubasha no kubona izindi video zanjye, ndabakunda cyane, banyita Kelly. Ibyo bintu nubikurikiza ntabwo uzigera wongera kugira icyo kibazo, niba wanabikoraga fone yawe ariko wafatira aho byari bigereye. Sawa, ndabakunda, kora like unakore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye